Sinezite ni indwara yo kubyimbagana no gututumba ibinogo by'izuru. Uku kubyimbirwa guturuka kuri virusi cyangwa bakteri. Akenshi na kenshi ntibirangira kabone n'ubwo ibindi bimenyetso byagenda. Bityo habaho ubwoko bubiri bwa sinezite, aribwo sinezite yoroheje ndetse na sinezite ikomeye. Itandukaniro kuri zombi nuko sinezite yoroheje imara iminsi mike kuko akenshi iba yatewe n'ibicurane cyangwa allergie. Mu gihe sinezite ikomeye imara hejuru y'ibyumweru 8 cyangwa se ikazajya igenda igaruka mu bihe bitandukanye, mbese ikaba karande. Iyi ndwara ishobora kugaragara yoroheje cyangwa ikomeye, niyo mpamvu ari byiza kubanza kujya kwa muganga ugasuzumwa ukamenya neza impamvu, bityo ukaba wavurwa. Ndabasuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukombe bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comment, ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Mbahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku bimenyetso bya sinezite, uburyo ivurwa, ubwoko bw'imiti iyivura ndetse n'uburyo wayirinda. Ese ni ibihe bimenyetso biranga sinezite? Ni kenshi abantu barwara ibicurane ariko bakabyitiranya na sinezite. Ibi ni ukubera ko ibimenyetso by'izi ndwara zombi bijya gusa. Aha twavuga ibimyira, kubabara umutwe cyangwa kumva ubabara mu gihanga ndetse no gufungana. Bityo reka turebere hamwe ibiranga sinezite cyane. Ubusanzwe ibiranga sinezite harimo kugira ibimyira byinshi mu mazuru. Ibiranga sinezite kandi harimo gufungana no guhumeka mu mazuru bigoranye ukumva uhera umwuka. Ibiranga sinezite harimo kumva ubabara mu maso, cyane igice cyo munsi y'amaso cyangwa aho imyenge y'amazuru ihurira. Ibiranga sinezite harimo kubabara mu gihanga. Ibiranga sinezite kandi harimo inkorora no kugira umuriro. Ibiranga sinezite harimo kubabara amenyo. Ibiranga sinezite harimo kumva unaniwe. Ibiranga sinezite harimo kugira impumuro mbi. Ese niki gitera sinezite? Nk'uko twari tumaze kubigarukaho mu kanya gashize, sinezite iterwa na virusi. Ishobora guturuka kuri bakteri cyangwa imiyege. Abantu bafite ubudahangarwa budakomeye bw'umubiri nibo bakunze kwibasirwa cyane na sinezite ituruka ku miyege cyangwa bakteri. Imiyege ni udufuka tubamo umwuka umuntu ahumeka, turi ahantu hatandukanye mu gice cy'umutwe, by'umwihariko mu maso. Utu dufuka tw'imiyege hari uturi hejuru y'ibitsike ku gice neza giteganye n'ubwonko. Utu dufuka tw'imiyege hari utundi turi hagati y'amaso aho izuru rifunganira. Utu dufuka tw'imiyege hari uturi ku matama impande gato y'amazuru. Kuba utu dufuka tuba ahantu hatandukanye ku gice cy'umutwe
usanga ku bantu bamwe na bamwe bavuka ariko udufuka twabo dufite inenge, bityo inenge zikunze kuvukanwa ndetse no kugaragara cyane twavuga izi zikurikira. Inenge umuntu avukana igatuma arwara sinezite ni ukuba utugufa tw'imyenge y'amazuru tudafunganye bihagije. Inenge umuntu avukana igatuma arwara sinezite ni ugukura kudasanzwe k'udufuka tubamo ururenda amakasi n'utwoya duto dushinzwe kurinda imyanda yakwinjira mu myanya y'ubuhumekero na za polipsi. Inenge umuntu avukana igatuma arwara sinezite ni ukuba aho utudufuka dufungukira ari hato cyane. Ese sinezite ivurwa ite? Indwara ya sinezite ivurwa bitewe n'ibimenyetso ugaragaza, kuko ugomba kubanza gusuzumwa neza utudufuka mu mazuru no mu muhogo. Bityo kwa muganga ibyo bareba cyane mu kukuvura ni ibi bikurikira. Umuganga areba ibara ry'udufuka twawe niba twatukuye. Umuganga areba niba uruhu rwa sinusi ruri gututumba. Umuganga yitegereza mu isura yawe. Umuganga areba ibara ry'ibimyira byawe. Umuganga yumva impumuro yawe. Noneho reka turebere hamwe ubwoko butandatu bw'imiti ikoreshwa mu kuvura sinezite. Ubwoko bwa mbere mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite ni imiti ikoreshwa mu kuvura sinezite, harimo antibiyotike zikoreshwa igihe muganga yamaze kubona ko urwaye sinezite ituruka kuri bagiteri. Iyi ni imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike ikoreshwa hagati y'iminsi 5 na 28 bitewe n'ubwoko bw'umuti wahawe, bityo yitabazwa cyane ni amoxicillin, augmentin, ciprofloxacin, cefroxime, azithromycin ndetse na bactrim. Ubwoko bwa kabiri mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite ni imiti ifungura mu mazuru. Iyi miti akenshi ipurizwa mu mazuru. Iyi miti ikoreshwa hagati y'iminsi 3 n'irindwi. Iyi miti yagenewe gufungura inzira y'utudufuka, bityo umwuka ugakomeza gutambuka neza. Imwe muri iyi miti ikoreshwa cyane ni Avamis, pseudoephedrine, oxymetazoline. Ubwoko bwa gatatu mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite ni antihistaminine. Ubu ni ubwoko bw'imiti yagenewe kugabanya kubyimbirwa biturutse kuri allergie zishobora gutera gufungana. Ariko mu gukoresha iyi miti ugomba kuyitondera, ukabanza ukagisha inama farumasiye cyangwa muganga wawe mbere yo gukoresha imwe muri iyi miti tugiye kubasangiza. Chlorpheniramine, cetirizine, loratadine. Ubwoko bwa kane mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite nanone antihistamine ariko zivanze n'imiti ifungura amazuru. Iyi ni imiti ushobora kwigurira muri farumasi, ariko ukwiye kubanza ukagisha inama farumasiye cyangwa muganga mbere yo kuyikoresha, kuko itera ururenda ruba muri sinusi kuba rwakomera mu gihe ikoreshejwe nabi, bityo nyabuneka itonde. Ubwoko bwa gatanu mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite ni imiti izwi nka corticosteroide. Iyi nayo ipurizwa mu mazuru. Iyi ni imiti wandikirwa na muganga izwiho kurwanya kubyimbirwa no kubyimbura imiyoboro ya sinusi ndetse n'aho ifungukira. Ibi ikaba ariyo mpamvu nyamukuru itera sinezite. Ubu bwoko bw'imiti kandi bufasha mu gukayura ururenda no kugabanya utwo dufuka tuba twabaye tunini, bityo imwe mu miti ikoreshwa twavuga Celestine, Fluticasone, Betamethasone. Ubwoko bwa gatandatu mu miti ikoreshwa mu kuvura sinezite ni ukubagwa.
burya mu kuvura sinezite iyo imiti yose yanze kubaga bishobora gukorwa, gusa ibi bikwiye kuba igihe sinezite yarenze urugero. Ese ni gute wakwirinda sinezite? Mu bwoko bubiri twabasangije bwa sinezite ku ntangiriro z'iki kiganiro, twavuga ko sinezite yoroheje akenshi kunze kugenda mu cyumweru kimwe cyangwa cya kabiri iyo ufashe imiti neza, naho sinezite ikomeye yo isaba kureba muganga w'inzobere cyangwa gukomeza gufata imiti ivura ibimenyetso biba byagaragaye ugahozaho. Mu kwirinda izi sinezite zombi, yaba iyoroheje ndetse n'ikomeye, ukwiye kugira isuku ihagije, kandi isuku yawe ikarangwa aho uba ndetse n'ibyo wambara. Mu kwirinda sinezite ukwiye kwirinda utuntu dutumuka cyangwa inyamaswa zifite ubwoya, yaba izibana n'abantu cyangwa iziba mu ishyamba. Mu kwirinda sinezite ukwiye kwita ku isuku y'amazuru yawe, hagahora hatarimo imyanda. Mu kwirinda sinezite ukwiye kugana kwa muganga ukisuzumisha mu gihe ubonye kimwe mu bimenyetso twabaganirijeho, kuko burya mbere yo kwirinda sinezite ikomeye ishibuka kuri sinezite yoroheje. Bityo muri rusange ukwiye kumenya ko kwirinda sinezite bisaba kuba ahantu hasukuye kandi hafite umwuka mwiza uhagije. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho tumaze kubarebera hamwe ibimenyetso bya sinezite, uburyo ivurwa, ubwoko bw'imiti yivura ndetse n'uburyo wayirinda. Reka dusoze tubashimira kubana natwe, ariko twibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Gukora subscribe ni ubuntu, bityo niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza, twandikire muri comments, ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.